uyu munsi nifuje ko twaganira ku ijambo rivuga ngo gushima. Mpora nibaza impamvu mu babembe 10 Yesu yakijije umwe muri bo gusa ari we wagarutse gushima. Inkuru y'ababembe 10 tuyisanga muri Luka ibice 17 ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 19. Bibiliya yatubwira ngo nuko ababonye arababwira ati nimugende mwiyereka abatambyi, hanyuma bakigenda barakira. Umwe muri babonye ko akize aragaruka asingiza Imana mu ijwi riranguruye, nuko yikubita ku birenge bya Yesu yubamye aramushimira, kandi yari umusamariya. Yesu arabaza nawe ati mbese abakize ntibari 10? None se abandi 9 bari? Hari n'umwe muri bo wagarutse gusingiza Imana uretse uyu mugabo w'umunyamahanga? Nuko aramubwira ati haguruka wigendere, ukwizera kwawe kuragukijije. Bene data, mu gushima Imana harimo ibanga rikomeye. Amaze gushima yabwiwe irindi jambo ryiza bari abandi batabwiwe. Ubwo bari 10 bose babwiwe kujya kwiyereka abatambyi, bakigenda barakira. Ariko wagarutse gushima yabwiwe ijambo rikomeye ngo haguruka wigendere, kwizera kwawe kwagukijije. Haguruka wigendere ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo ryo kubohoka. Urabohowe, uhawe amahoro. Ni ijambo ryuzuye urukundo, yahawe amahoro asesuye, yahawe imbaraga, yahawe uburinzi. Kwizera kwawe kwagukijije, yahawe gukira ku mubiri ndetse no ku mutima, yahawe kwizera gukomeye, yahawe imbaraga. Ariko nkakomeza nkibaza nti niki cyatumye bari 9 batagaruka gushima? Kubera ko muri icyo gihe bakundaga kuvuga ngo Yesu ngo ni umwami w'abadayimoni, ngo Yesu bamuvugaho byinshi bamushidikanyaho. Naketse ko batinya abantu bati turajya imbere ya Yesu, baramenya ko ari we wadukijije, baratumera nabi, batinya abantu. Kandi bibagirwa ko abo bantu batinya ari bo babashyize mu kato, bari barabanenye, birwa babakoba babarebera hirya batabegera. Nta nubwo babakijije kuko ntacyo bari kubamarira, nta bushobozi bari bafite bwo kubakiza. Ariko Yesu abakijije batinya abantu. N'ubu hari abantu batinya gushima, batinya abana b'abantu, baranseka, baravuga ko ari ukwibonekeza, baravuga ko nirase, reka ngumane ishimwe ryanjye. Kandi wahize umuhigo mu gihe wari ubabaye, uti Imana nunyiza nzagushima, nzagukorera ibi. Ariko wamara kubona icyo wasabye Imana ikibona, ukazana impamvu uti abantu. Mwene data, shima Imana, ni wowe wenyine uzi aho yagukuye. Ubwo wari ubabaye uhangayitse, tambuka utera intambwe, ushima Imana, uhigure imihigo wahize, kandi ushimire n'abantu bagufashije muri icyo kibazo. Nubwo nta birenze bakoze, ariko byibuze bakubaye hafi, bakubwiye amagambo y'ihumure, baragukomeje. Ubashimire uti mwarakoze, say thank you. Ikindi mbona aba bantu bari bafite kwizera guke. Birashoboka ko batunguwe cyane, kwa kundi umuntu hakorwa ikintu gikomeye
bikamurenga akaba atari yabishyikira neza, avuga ati ubuse kuko birashoboka, ese ubwo ko ni jyewe Imana yakorera ibi, agahera muri ibyo byo kwibaza ubuse ni jye, ese kuko byabaye, reka mbaze ndebe koko ko ari byo, ubuse sinzongera wenda nkarwara, ubuse koko nakize bya bibembe. Ugakomeza muri ibyo ngo nzaba nshima, reka ndebe ukwezi ushire, reka ndebe amezi abiri ashire, wenda bizagaruka. Kwizera guke kandi hari abantu bahera gutyo, umwaka ugashira undi ugataha ntashime. Ijambo ritubwira ko uyu wagarutse ari umusamariya, bivuze ngo yari umunyamahanga. Abayuda rero bo kuko bari ubwoko bwatoranyijwe, babifashe nk'ibisanzwe cyangwa se ko babikwiriye, ari uburenganzira bwabo. Hari igihe Imana idukorera ibintu ukavuga ngo ni ibisanzwe, ukavuga uti byari bikwiye ko mbibona, mbonye diplome, byari bikwiye ko nyibona, narize ntako ntagize, nakoze uko nshoboye, ukumva ko ari ibisanzwe. Nyamara hari abandi bashobora kuba bize, yagera mu kizamini ntibikunde, cyangwa se akaba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo agere ku kintu ntakibone, we wakibona ukabifata nk'ibisanzwe, ariko si ibisanzwe. Si ibisanzwe kubona akazi, si ibisanzwe ko ugenda amahoro, ugafata urugendo ukagenda ukagaruka andi mahoro, ntabwo ari ibisanzwe. Si ibisanzwe ko ubona ibyo kurya, ni ibikomeye, Imana iba yakoze ibikomeye. Si ibisanzwe ko ujya mu bitaro ukavamo amahoro, hari abagenda bakagwayo, ntabwo ari ibisanzwe, Imana iba yakoze ibikomeye. Si ibisanzwe ko wiga ukarangiza ukambara, ukabona akazi, ukabona imibereho. Si ibisanzwe ko ukora ubukwe bwiza bugataha ukaba mu rugo amahoro, ibyo si ibisanzwe. Shima Imana. Ikindi mbona ni ukutagira iherekwa, ishurirwa ryo gushaka gukizwa ku buryo bw'umwuka. Uwagarutse gushima yarabwiwe ngo kwizera kwawe kwagukijije. Yesu yamukijije mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko noneho yaraje azana kwizera, arapfukama, yerekana amarangamutima ko rwose afite ishimwe. Byatumye Yesu amukiza mu mwuka, amukiza no mu mubiri. Ba bandi bagiye bakize mu buryo bw'umubiri, ariko bari batarakira mu buryo bw'umwuka, ariko uyu nguyu yahise akira mu buryo bwose, kuko yagarutse gushima, ahabwa izindi mbaraga mu buryo bw'umwuka, ahabwa ihumure, ahabwa uburinzi, kuko yagarutse gushima. Mu gushima harimo imbaraga. Shima, gushima bizana umugisha, gushima bizana amahoro yo mu mutima, gushima bitera guhora unezerewe, gushima bikurinda ishyari, gushima bikurinda kubaho ubuzima bw'umuhangayiko w'ejo hazaza, gushima bikurinda umuhangayiko w'ahashize. Uruvuga ngo ibi byambayeho, urashima ahubwo ukavuga uti ese biriya byambayeho biranyigisha iki, nakuyemo isomo. Ugashima Imana yahagutambukije, ubu ngubu ukaba ugihagaze, ubu ngubu ukaba ukibasha kuvuga, ukaba ukibasha kugenda n'ibyo waciyemo. Shimira Imana. Imana ishimwe. Rero ndakwifuriza gushima mu bibaho byose, ndakwifuriza gushimira abakugiriye neza, kandi ndabikubwira nanjye nibwira. Imana ishimwe kubwa byose yadukoreye, namwe kandi ndabashimiye kuko tujya tubana muri ibi biganiro. Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abe kuri twese. Amen.